Igihe kimwe mu minsi yashize hariho umuryango wari ufite amafaranga menshi cyane, ndetse dutangiriye mu umuryango w'abakire cyane. Hari umugabo witwa Kibuguzo, ndetse hari n'umugore witwa Murekatete. Uyu mugabo Kibuguzo yari afite amafaranga menshi cyane mu mudugudu yarazwi, ndetse n'umugore we Murekatete yari umugore ufite umutima mwiza, yakundaga gufasha abantu, afasha abatishoboye. Uyu Kibuguzo nawe nta mutima mubi yigeraga agira, ndetse ibyo yari azwiho Kibuguzo yari azi gushaka amafaranga. Ntibyaje gutinda, Kibuguzo yaje kubyarana na Murekatete umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa bamwise Mutesi. Nuko umunsi umwe bagiye gutembera, bajya mu butembere bajyana ku mazi, bajya ku kiyaga cya Ruhondo, ndetse bavuye Ruhondo bajyana za Muhazi. Ntibyaje gutinda, Kibuguzo cyane ko yakundaga amafaranga, ndetse azi n'ikintu cyitwa gushaka amafaranga, baragarutse baza mu rugo, ntibigeze batindiganya ngo bari mu butembere, cyane ko Murekatete ari we wakundaga gutembera no kuryoshya agira umutima mwiza. Nuko Murekatete kubera ko yari yaravukiye iwabo ari mu bakene, niyo mpamvu yagize umutima mwiza, akumva ko akwiriye kuzajya afasha abantu, ndetse nta n'impamvu yo gukomeza ibintu atekereza ko igihe afite ari uwo munsi aba ahumeka, mu gihe ejo he aba atahateganya, kubera ko yizeraga Imana cyane ko ishobora byose. Ariko Murekatete nubwo yizeraga ko uyu munsi niba ari guhumeka ko ari wo munsi we, ntabwo yigeraga apfusha amafaranga ubusa ngo yirengagize ejo he heza ko hari imbere, ndetse yaberaga umugabo mwiza, akabera umugore mwiza Kibuguzo. Nuko Murekatete we na Kibuguzo baje kubyara uwo mwana witwa Mutesi. Uwo mwana witwa Mutesi, umunsi umwe bafashe bisi berekeza ku ishuri. Umugabo yari agiye gushaka amafaranga, Murekatete ari kumwe n'umwana ndetse n'umugabo we bari butandukanire mu nzira. Murekatete yagombaga kugeza Mutesi ku kigo yigagaho Mutesi, Kibuguzo akajya gushaka amafaranga. Nuko baragiye bagera imbere, bari kugenda, ubwo Kibuguzo yavaga muri bisi bari barimo, Murekatete ndetse na Mutesi bakomeje ku ishuri. Bataragera ku ishuri baje kumva inkuru mbi idasanzwe. Bagiye kumva ngo Kibuguzo imodoka iramukubise. Yari inkuru ibabaje cyane, yari inkuru iteye ubwoba. Nawe unyumvire, Kibuguzo yari we uhagarariye umuryango kandi uzi gushaka amafaranga. Murekatete ari umudabanzi uri aho ngaho. Byaje kugenda ute rero? Witwa Kibuguzo ubuzima bwe bwaje kurangirira aho ngaho, baje kumucura bamujyana iwe mu rugo bajya kumushingura. Nuko Murekatete yari afite imyaka 7 y'amavuko yonyine. Niko gufata Murekatete nako Mutesi, bafata Mutesi batangira kumurihira ishuri witwa Murekatete. Nuko Murekatete akora uko ashoboye, hangana n'ubuzima, yigisha Mutesi kubera ko ari we mwana wenyine yari asigaranye, ndetse Kibuguzo ari we yari yaramubyariye. Murekatete yagize intego ikomeye ati
mwana wanjye, nubwo ari weho nsigaranye, nzakora uko nshoboye kose ubeho ubuzima bwiza, ndetse nawe uzabe munyakazi nka papa wawe, uzatunge umuryango wawe, kandi nzi neza ko nawe uzanyibuka uzangirira neza. Ndetse Murekatete yaramwigishije agira imyaka 15 y'amavuko. Murekatete agira amanota meza, ajya kumwigisha mu kigo, gusa byasabaga kwishyura amafaranga. Murekatete yagiye yishyura amafaranga akazajya yishyurira Mutesi, amwishyurira amafaranga sekere superiyeri. Kuva mu wa 4 no mu wa 5 bamwigisha private, bishyura amafaranga menshi, gusa byasabaga ko Murekatete agurisha imitungo yari afite, agenda ayigurisha buke buke, wanagurira imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa kuri Mutesi kugira ngo akunde abaho ubuzima bwiza. Nuko ntibyaje guciraho, byaje kuba ngombwa ko Mutesi arangiza amashuri yisumbuye. Nuko Mutesi bamuhereza amafaranga, baramubwira ati mwana wanjye, ntabwo nabaho ngo mbishobore, nakwishuriye kaminuza muzabona akazi. Nuko Murekatete yakoze uko ashoboye kose, aravunika, arangije yishyura amafaranga, yishyura kaminuza, akazi karagenda kaba akazi. Imirima yari afite n'ubutunzi byaje kumushiraho. Nuko umunsi umwe Murekatete mama Mutesi agiye ku isoko, yaje gukora impanuka bitewe no kuzubara no gutekereza cyane kuri Mutesi. Nuko uwitwa Murekatete yaje kugira ikibazo mu itako, bicakirana n'imyaka ye y'ubukure, ndetse birangira bamuhaye kugendera mu igare. Nawe unyumvire, ubwo Mutesi nawe amahirwe yaje kuhaba, niko byahuriranye nuko yarangiza. Ubwo Mutesi mu kurangiza nawe yaragiye aravuga ngo mama wanjye agendera mu kagare, kandi niga kaminuza higa abasirimu, ntabwo nagaragaza mama wanjye ngo njye gufata indangamanota ndi kumwe na mama niga icumba yansebye. Nawe unyumvira, umukobwa yashatse undi mubyeyi, ajya kumuhagararira, baraserebura, baranezerwa. Umubyeyi w'umusirimu yari yamushatse. Murekatete byarangiye arigendera, ntiyigeze asubira iwabo, cyane ko aho bari barakenye mama wiwe yarasabirizaga. Nuko Murekatete ubwo yabayeho mu buzima, arakomeza arishakisha abaturanyi yari yaragiriye neza, na mugabo yaragiriye neza, bamuhaye urushoro rwo kujya gucuruza amatunda mu isoko ndetse n'izindi mbuto z'ubundi bwoko. Nuko Murekatete aragenda abaho muri ubwo buzima, abaza umwana wamushaka ariko ntiyigeze amubona. Nuko byari bigoye kandi byari bikomeye binababaje. Murekatete yashakishije umwana we, bamuhaye amakuru ko Mutesi ko yigiriye gushaka amafaranga, ndetse ko yanabonye n'akazi, ko afite n'urugo rwiza. Ati Mutesi ni gute yakora biriya bintu, ni gute namuvunikira yarangiza akanya ngo abigeze aha? Nuko Murekatete gusa yaravuze ati umwana wanjye nanone niba abayeho neza anezerewe ni byiza. Umubyeyi yafashe urugendo bamugeza kwa Mutesi. Akigera kwa Mutesi
yararebye areba uburyo urugo rwari rwiza, abana be babayeho neza. Icyo gihe Mutesi yari yagiye mu kazi. Barangije umugabo wa Mutesi yanze gucumbikira uwo mukecuru, ndetse kubera ko umugabo wa Mutesi yari yabwiwe ko uwo Mutesi nta mubyeyi afite, nuko nta Mutesi batekereje ko ari umumamyi ndetse ari n'igisambo. Umukecuru yisubirira mu rugo, nuko umukecuru ajya kwikomereza ubucuruzi bwe nk'ibisanzwe. Gusa mama Mutesi yagiraga umutima mwiza, cyangwa twita Murekatete yagiraga umutima mwiza, si abana n'abacuruzi muri sosiyete muri rusange. Nuko Mutesi bamuhaye amakuru y'uko hageze umuntu ufite ikibazo cyo gucumbagira, y'uko yahagutse itako. Yarahageze ari kuvuga ngo ni mama wawe. Ese koko nibyo cyangwa ni ukubesha? Nuko Mutesi yahise ashyira hejuru aravuga ngo icyo gikecuru ati ningirwa mama, ntabwo yambyaye, ni mukamama, yaramwihakanye, nawe unyumvire. Nuko Mutesi yahise ahamagara uwitwa mama we, aramubwira ati wa mukecuru we, ndakwinginze ntuzongere kunteranya n'imiryango yanjye, ndetse uzanyibagirwe, sindi umwana wawe. Nuko umubyeyi agira agahinda, ariko ntacyo yari afite cyo gukora. Nuko mama Mutesi akomeza ubuzima bwe nk'ibisanzwe. Arangije ajya gucuruza bisanzwe. Mutesi yari umusoresha. Umunsi umwe yaje guhindurirwa aho yasoreshaga, yaje gusoresha mu isoko. Nuko yaje gusoresha umukecuru. Umukecuru aramubwira ati ese mwana wanjye ko ninjije amafaranga, ni gute ndasora nta n'igihe maze aha ngaha, urabona sinishoboreye, ese ntago wanshyiriramo imiyaga? Umwana we yamubwiye amagambo ati sinkuzi mukecuru, ati iyo mikino ntiwayikina, ntiwampsinataho unyibwanagizaho ngo uri njyewe ngo warambyaye ngo akazi ka leta ngo mwice. Umukobwa Mutesi nibwo guterana n'amagambo na mama we, cyane ko mama we yumvishije bimurenze. Namwe abakecuru murabazi, niko kubyigana n'umukecuru yakubise umugeri ku igare, nuko arangirika agwa hasi, abantu bose bareba bashungera. Ese koko ibya Mutesi na mama we Murekatete biraza kurangirira he? Biraza gucura iki? Niba ushaka ko tuguhereza igice cya kabiri, turakibahereza. Ese wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV? Ntabwo wari wayikora. Nizera neza ko ugiye kuyikora, kandi Imana ikundebera icyoroshye. Duhore mu kanya tureba igice cya kabiri. Ciao.